bamwe bati Scovia ni umuhanga, ibyo biravugwa, akaba babibonye. abandi bati rimwe na rimwe bitarimo n'ikinyabupfura bakantuka bati yashyanutse, abandi bati ni umuswa ku rwego udashobora gutekereza, hari n'abavuga ko ntazi gusoma no kwandika. Biragurisha, Scovia iragurisha. Ntabwo niyo mpamvu kuba jyewe niba isura yanjye iyo uyishyize ku isoko nibura ushobora kugira icyo uhaha ukaronka, mu by'ukuri byaba ari umugisha, kuko uko nsuku iyo utanshyizeho ufite icyo unkoresha ngo ugire icyo urya ntacyo nunguka, n'iyo wanjyanyeyo ntacyo mpomba. Inkuru ya mbere yaje ivuga ko ntafite ubushobozi, iya kabiri zivuga ko Scovia yari amaze iminsi avuga ibibazo by'abaturage, leta iramucecekesheje, buriya yaciye muri banyamakuru ngo abe wa RMC, abandi bati buriya birarangiye. Ntabwo nzi niba nyuma yo kuba umuyobozi wa RMC inkuru zanjye zarabuze. So gukora research turebe, ubwo dukurikiye baraza kubwira bati byarazambye. Ndi mu byiciro by'abanyamakuru bose uzi babaho ngaragaramo, cyo kuri icyo ntarageramo icyo abanyamakuru bazi ko bari class, ubu sindabashyika babizi bariya ntabwo ndabageraho, ntabwo nzi niba bizashyika ngo mbashyike, babazi ko ari abahanga, bakaba abanyabwenge, bakaba bakora ibikomeye bitari nk'ibyacu, abo nibo ntarageramo. Ariko ibindi byiciro byose mbirimo, umukozi, umukorerabushake, umushoramari muri uyu mwuga, utari inkuru ku muhanda imvura igwa, impaka z'abayobozi bavuga bati ntiwakabivuze, kuba ubizi wari bumbwira ariko ntiwakabivuze, ibyo byose biri muri iki. Ndi mu banyamakuru bagize Imana imyaka yose ntabwo barandega muri RMC. Abo? Ntabwo ndaregwayo. Uye ni cyiciro utarajya muri. Nicyo nacyo ntarajyamo. Ariko ntibikuraho ko hari amakosa nkora. Ndi mu banyamakuru babwira abantu bana mudukurikiye mujye kurega Scovia muri RMC. Si kugira ngo nahugemo. Jewe rero nk'umunyamakuru ndabikunda iyo umunyamakuru mugenzi wanjye bamureze nkasanga nta mahame yishe. Iyo bari ubiryoshye nsubiza uwo muntu. Ariko nanone agahinda nanone nukubona umunyamakuru mukuru uzi ungana nawe ndimo kungana mu kanwa kawe iri jambo ryasohotse rigwira uyu muntu. Ariko umuntu ajya muri Zebra Kursi akajya kuri telefone akagenda avuga naho ikinyashikarete, mbere yuko njyewe mbona ko avugira kuri telefone mbanza kureba ukuntu ari indiscipline. Igituma njyewe nawe rero tutaragongana kandi duhura nuko iyo mubonye mvuga nti umusazi w'umushoferi arahise nkagabanya volume umuvuduko agatambuka. Ariko iyo asanze nanjye ndi umusazi w'umushoferi impanuka polisi irayandika. Nubona umushoferi wakoze amakosa yashoboraga kwirinda umenye uti usibye mu muhanda ubundi ahandi ho biti. Wari n'umuntu ukora ikosa ryo mu muhanda nkabonaho kumubaza uko abayeho namuvuza. Uzi kubona umuhanda urambitse mwese mureba imbere, umumotari akagira atya akazinga mwese imodoka mugakuba amapine agashyuha. Hari ikote nambaye genda gusa n'iryo ryawe mu nkuru imwe tujyayo ahantu tugiye fasitire ati muze twifotoza, hagarara inyuma yanjye afataho. Ariko buri inkuru yo kumfata hano yari ndende. Hanyuma wenda ngewe uwo munsi sinashinjwe no kumva izina rye rihamagara, wenda nashinjwe no kumva umukuru w'igihugu muri uko twifotoza afite uko yamubwiye. Ndavuga ko biba abantu nabo bavuga barya kuko none bageraho baba akazi utakora. Umuyobozi w'inzego z'ibanze abadukurikiye kuri channel yawe mu by'ukuri nibagushyigikire, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abafana b'ibiganiro nkora mu bikunda, ni mu mutera imbaraga kuko uyu munsi uriho w'abantu bagukurikira uko bangana hari umunsi nari ngufite nifuza umuntu wamfasha ngo abinsabire, wenda ndamubona cyangwa sinamubona. Ndabasabye rero ngo baze bagufollowinge mu buryo bwose bushoboka, hanyuma nawe ntubatenguhe ubahe ibikwiye bakurikira. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Inshuti abakunzi b'imbuga ya Feza turabashuje cyane nanone. Uyu munsi dufite special program imwe twise 7+1.
Yeah, it has a name. 7+1. Yes, Because 7+1. It's just a trend. Yeah, muri 7+1 rero dufite umutumirwa uri special mwakunze musanzwe muzi kandi mukurikira muri benshi. Karibu rero tuganira na Scovia. Scovia. Karameme. Imbuga ya Feza gusuye uyu munsi. Ndabashimiye pe. Rero rwose ntago tugiye kubigira ibintu birebire hano naga ari inama y'umushyikirano no kwiganirira. Nayo irakumbuye harya yarabaye umwaka. Menya yarabaye nka ya mihigo yigeze kujya. Yabaye umwaka washize. Ajya se ntiba nyuma y'imyaka 2. Oya ni buri mwaka ariko yabaye umwaka washize ntago. Wasanga yabaye nka ya mihigo igenda jumpinga ngayo nguko. Ku mbuga ya Feza rero turiganirira bisanzwe pe nta bintu bya politike byinshi birimo, nta bintu bya tekinike byinshi birimo, nta n'ibintu byo gutekereza cyane biza mu bundi. Turiganirira rwose gutekereza bivuyemo. Oya rwose nari nishyizeho kuganira ikijye ngo duke nari mfite ikijye gukora hano n'umuntu ibindi ntushaka kubishyira mu kabati biruhuka. Ya ku mbuga ya Feza rero Scovia abantu benshi barakuzi amakuru yawe barayazi kuri Google hehe umuntu asacinze Scovia ahita mubona. Hari indirimbo y'abakirisitu y'abaporoso umuporoso ivuga ngo byose byaravuzwe hasigaye impanda. Scovia uyu munsi abantu bakurikiye imbuga ya Feza tubwire Scovia wo hagati ya byose byaravuzwe n'impanda. Ubundi ntabwo biri fair nubwo uri Feza kwivuga hagati y'aho abantu bari naho bagize. Ubundi abantu amazina yose banyitarankwira. Bamwe bati Scovia ni umuhanga, ibyo biravugwa. Akaba babibonye. Abandi bati rimwe na rimwe bitarimo n'ikinyabupfura bakantuka bati yashyanutse. Abandi bati ni umuswa ku rwego udashobora gutekereza. Hari n'abavuga ko ntazi gusoma no kwandika. Abandi bati uriya mugore ni ikihebe. Abandi bati ni ingegera. Abandi bati mbese uretse urebye nanze kwituka nawe nari kubafasha byose bakabizana bakabishyiraho ibintu byose kuvuga ngo byaravuzwe ngo hasigaye impanda naba mbeshye. Baracyabivuga kubera ko ibyiza n'ibi byombi biracyaza. Umunsi w'ejo ku mbuga nkoranyambaga hiriwe inkuru y'ukuntu bamfunze. Si ushize ahubwo nabonye yuko wapfuye sinzi niba ntange ntapfuye tukaba turisamo weya mu kuzimu. Iyo ntapfuye mba nafunzwe, iyo ntafunzwe mba nahunze, iyo ntahunze nyine ngomba kuba mfite icyo nakoze kibi kandi kibi. Rimwe na rimwe batavuze ibyo bibi bakaba wenda baravuga bati noneho umenye ibintu runaka bwiye Scovia bagashyiraho ifoto. Biragurisha Scovia iragurisha. Ntabwo niyo mpamvu kuba jyewe niba isura yanjye iyo uyishyize ku isoko niba ushobora kugira icyo uhaha ukaronka mu by'ukuri byaba ari umugisha. Kuko uko nsuku iyo utanshyizeho ufite icyo unkoresha ngo ugire icyo urya ntacyo nunguka, niyo wanjyanyeyo ntacyo mpomba, sibyo? Ariko nibura abanjyanayo batamvuga nabi bo nta kibazo n'ibicururize. Kuko hari n'abaterura ibiganiro mba nakoze nashoye amafaranga n'imbaraga rimwe na rimwe nareba nkasanga akiri mutoya mu byo akora nkabwira bari muri tekinike ntuyimwihorere wimureka mureke nta mpamvu yo kumurega muri Google ngo imwice mwihorere. Hakaba uwo ndeba nkasanga yabigize umuco rimwe na rimwe anashyiramo nantuka ubundi yagize ate nkamubwira nti bwira rugwimwanure tukamwanura. Ariko kuvuga ngo byavuzwe ngo hasigaye hagati y'impanda naba ngeze ku musozo kandi Feza mu by'ukuri nk'uko bireba ubwo ntitangira. Ubwo niba ntangiye abavuga ntaho barageze iyo umunwa bawutyazaga nakabaguriye ityaza. Ngaye nguko uyu munsi uri umuyobozi wa Rwanda Media Commission RMC. Scovia uyu mwanya warawiyamamarije turawugutorera uri mu ruyobora. Iyo bakwamamaje ukabyemera ujye wiyamamaje mu matora nicyo bivuga ubundi. Iyo utabyumvura byaka ibyo bona abantu banga gutorwa. Iyo bakwamamaje ukabyemera ujye wiyamamaje. Ubwo rero umwanya wiyamamarije. None Scovia wiyamamariza uyu mwanya
hari ikintu wabonaga kitagendaga washaka guhindura, hari ahantu donc wumvaga ushaka kongera imbaraga, n'iki cy'ingenzi donc cyaguteye kwemera kwiyamamariza uyu mwanya uyu munsi bihagaze bite? Icyo kintu wakigezeho donc ntabwo navuga ko nakigezeho kuko mu myaka 3 umuntu amara kuri uyu mwanya nkaba mazeho amezi atagera kuri 5 ukigezeho. Trump amaze guhindura byinshi kandi wamazemo kumwe n'igice. Ni ibyemeza arimo gufata ariko ntarabona umusaruro wabyo. Yahagaritse mu nkuru mukora zose ntabwo murimo kuvuga ngo yabonye. Ibyo yahagaritse byabyaye kuvuga ngo uri umugereranyije nk'intu uzavuga ngo yateye pepenyeri ariko ntabwo azi niba iki giti hari cyo kizera. Ari mu gihe cyo kubiba, azi niba bimwe bitazanapfira mu butaka. N'undi wese rero mu kazi ke niko byagenda. Icya mbere si uko nshaka guhindura ibidahinduka, ahubwo nuko nshaka kugira icyo nkora nanjye, kuko abo nasimbuye nabo turimo gukorana buri umwe wese afite icyo ashobora gukora, ariko nanjye numva mfite uburenganzira n'ububasha ndetse n'ubushake bw'uko ngira icyo nongeraho ku byo abandi barimo gukora. Rimwe na rimwe abantu, inkuru ya mbere yaje ivuga ko ntafite ubushobozi, iya kabiri zivuga ko Scovia yari amaze iminsi avuga ibibazo by'abaturage leta iramucecekesheje, buriya yaciye muri banyamakuru ngo abe wa RMC, abandi bati buriya birarangiye. Ntabwo nzi niba nyuma yo kuba umuyobozi wa RMC inkuru zanjye zarabuze. Gukora research turebe, ubwo dukurikiye baraza kubwira bati byarazambye cyangwa se byariyongereye. Ikindi twabwira abantu nuko umwanya wa kuba chairperson wa RMC ntabwo ari akazi gahoraho. Ubu ndi hano abantu bari mu kazi kabo, abakozi basaba, ariko hari ibyo nk'umuyobozi wa board dukora, hari ibyo tureba, nubwo abenshi baza kwibaza board ariko burya hakora ibiro office, abakozi bari mu office bari bayobowe na ES umunsi ku wundi. Naje rero kugira ngo ngire icyo nunganira bambanjirije, naje kandi mu by'ukuri nubwo nibwira ko nyoboye RMC ndimo ndiga no muri RMC. Cyambere no kwibaza ngo ni ryari umunyamakuru amera atya, ryari umunyamakuru ari kuko biri kose na mwarimu yarimo kwigisha abana bakamubaza bagasubiza nawe agira icyo amenya. Nicyo navuga ngo naje gufasha nanjye kugira umusanzu ntanga. Ntabwo bisobanura ko gushaka kuza ari uko wari uharatakoraga cyangwa uzaza atazakora, oya, ahubwo mu gihe nanjye mari nkwiye kuba mfite icyo natangaho umusanzu muri ibi. Ikindi, ndi umunyamakuru wo kuri tele cyangwa aho dukura inkuru, ndi umunyamakuru w'umushoramari muri uyu mwuga, ndi umunyamakuru wahereye ku bakoresha bampemba nabi cyangwa ntibampembe, ndi mu byiciro by'abanyamakuru bose uzi babaho ngaragaramo. Cyo kuri icyo ntarageramo icy'abanyamakuru bazi ko bari class, ubu sindabashyika babizi bari abo ntabwo ndabageraho. Ntabwo nzi niba bizashyika ngo mbashyikeho abazi ko ari abahanga bakaba abanyabwenge bakaba bakora ibikomeye bitari nk'ibyacu, abo nibo ntarageramo. Ariko ibindi byiciro byose mbirimo: umukozi, umukorerabushake, umushoramari muri uyu mwuga, utari inkuru ku muhanda imvura igwa, impaka z'abayobozi bavuga bati ntiwakabivuze kuba ubizi wari bumbwira ariko ntiwakabivuze. Ibyo byose biri muri iki. Kubaza ikibazo bati wakibajije nabi nta n'icyamunyabupfura cyo wari kubaza gutyo, umuntu ubimbwira si chief editor. Ndi muri abo banyamakuru. Ikindi, ndi mu banyamakuru bagize Imana imyaka yose ntabwo barandega muri RMC. Ntabwo ndaregwayo. Uye ni cyiciro utarajya muri icyo nacyo ntarajyamo, ariko ntibikuraho ko hari amakosa nkora. Ndi mu banyamakuru babwira abantu bana mudukurikiye mujye kurega Scovia muri RMC kugira ngo nahugemo. Ntabwo ari icyiciro mparanira kujyamo, ariko imyaka nabayeho kuba abantu batarandega harimo ibintu bibiri: kuba abantu baranyihanganiye cyangwa nayo ntarakora ikiregirwa. Byombi birashoboka. Ibyo byose rero, kuba ndi muri RMC uyu munsi kuri yewe ntekereza ko hari n'igihe umuntu yumva atako umunyamakuru mugenzi wanjye wo kugira ngo yandikire RMC ampamagara, kuko kumpamagara nyine ndi mugenzi we. Mu gihe wenda uhamagara ES atari mugenzi we, ni umukozi w'urwego, ntibakorana, ntibasangiye inkuru, ntibagendanye, ntibanahuriye kuri tele, hari bumwumve cyane hari bumwumve. Hari n'igihe ambwira ati twebwe se ati karita ko zitaje
ise ntireka mbaze ko byagenze bitabantu ko bavuga ngo barapurayinze ntibyakunda. Ati mu minsi 2 twagize akabazo atari ko systeme yasubiyemo nibaza kurabaraza kubona ko twabashubije. Wowe ibyo bintu ntago nabikoreye bodi, ariko umunyamakuru mugenzi wanjye yambaje ndamubariza ibintu biraho. Ikindi kintu kiri muri iyi ntuza kitugoye ni ikijyanye naho usanga abanyamakuru twari tuzi ko urwego rwa RMC rugomba kurengera umuturage wareze umunyamakuru. Ntabwo ariko ngiye mbyemera. Nemera ko umuturage niba yareze umunyamakuru ko yamukoreye nabi, tubisuzuma twasanga icyo uriya yareze kitari cyo, nitwezwe tunahamagara umunyamakuru kumutesha umwanya, twamwe tuti icyo waregeye twe mbwira bareba izo nkuru, ni mureba amakosa y'umwuga arimo, mwireba amakosa y'amarangamutima y'uwareze. Nimusanga mu byabaye koko inkuru yatambutse yababaje Feza, kwenda bakuvuzeho uriyumva ariko wumva birakubabaje, ariko nibi umunyamakuru hari amahame y'umwuga yishe, bakamwa bati yegurega yababaye atari ko nta yarimo. Mwandikira umubwira ko nta mahame y'umwuga yishe, azamurege mu kigo cy'amarangamutima yishe. Ibyo ngibyo impamvu mbivuga nuko nzi ko dutuye mu isi y'abaturage ibyabaye n'ibitabaye. Jewe rero nk'umunyamakuru ndabikunda iyo umunyamakuru mugenzi wanjye bamureze nkasanga nta mahame yishe, iyo bari ubiryoshye nsubiza uwo muntu. Ariko nanone agahinda nanone nuko umunyamakuru mukuru uzi ungana nawe ntimukungane mu kanwa kawe ijambo ryasohotse rigwira uyu muntu, hatari kurumva ati cyangwa wanditse iki kintu. Hari n'igihe mbibona bataramurega nkajya mubaza nti iki kintu wacyanditse ati kize nka tugasohana tukaganira, wowe ari wowe nubwo wenda uyu muntu wari bubifate nk'ibisanzwe urumva ibi bintu ati se urumva tukajya impaka ngewe atari kuskova tugomba no kudutwaza igitugu nk'utuyoboye. Ngewe ni Skovia wahamagaye Feza, iki kintu wumvaga aricyo kuko hano nta RMC hari ubwo se mugisha kwandikiye, hari ubwo se procedure regio procedure ngewe bodi nyizamo bwa nyuma warabaye kagarara, hari abakozi bashinzwe kubikora. Ariko ngewe nk'umuntu ukuzi tukabigana tukajya atari kwa mugani kano kantu n'undi nkuru yawe iraba yuzuye wakanditse ati hakagahindura muri system ko wavuze utyo ati mu kigano ngiye kugakatamo ati niba nta uragaterura kuko no guterura nawo abaterura kabisa akagakuramo kubera ko umuntu yavuga. None se niba umuntu agenda agasitara kucyuvuga atatego. Skovia uri umushoferi nkoresha iryo jambo uratwara nubwo ntari uw'umwuga. Uyu uri umwuga iyo ufite ya perimi polisi yaguhaye nicyo umwuga bivuga ubundi. Buriya umwuga nuheze n'utwara kwasteri urabona nk'ubu cyangwa utwara F1 utwara imodoka ariko akazi ke ka buri munsi. Uko ndetse n'umwuga none se hari umunsi ugenda imodoka isize mu rugo. Nk'ubu ngubu kuva mu gitondo nageze ku kazi saa moya njya mu kiganiro irongera kuhava saa 3. Byo kuri ubwo n'umushoferi w'umutwaye ariko waciye mu muhanda twikomereza. Aho Skovia uratwara uratwara mba ndimo rwana ku banyamwuga. Ujyibona ukuntu abantu bakoresha umuhanda bakoresha umuhanda nabi, ukabona umuntu yambutse zebra crossing nabanje kureba ko abantu bamwe kankukosore abantu bamwe ariko bikunze kugaragara, bikunze kubaho nubwo atari kuri bose, bikunze kuboneka. Ukabona umuntu yambutse zebra crossing ntarimo kureba epfo ntareba ruguru ahise yambuka gusa, undi ukabona yaraje yikubise nk'umuriro pora kasakatanya abantu barimo. Mbega kuri akuntu abantu bakoresha umuhanda kuri nabi Skovia ubona hakorwa iki kugira ngo abantu bahurira mu muhanda bakoreshe neza Icyambere ntabwo twese tuzi amategeko y'umuhanda. Uwambuka zebra crossing hari igihe mutwe yaba yarumvise ijambo rivuga ngo hari turiya tuntu dukase umuntu arambuka, sibyo atitaye ko feruje ziye ku imodoka cyangwa zihagaritse. Bura mubwiye ko hari abahambukira. Ibyo bishingiye ku bumenyi buke. Tuvuga ngo uko imyaka igenda ihita habaho ubukangurambaga bwo gufasha abaturage kumenya uko umuntu yambuka, kuko imyaka ihita gahunda ya Gerayo Amahoro ifite akazi yakoze kanini, haba ku bashoferi haba no ku banyamaguru. Ibyo bizagabanya impanuka z'abanyamaguru bakorerwa mu gihe bisanze muri zone ishobora kubateza ibyago birimo impanuka. Icya kabiri, kuba umuntu ajya mu muhanda agakimbagira, ubundi umuntu uri muri zebra crossing atambuka neza mugahagarara atuje
ariko umuntu ajya muri zebura crossing akajya kuri telefone akagenda avuga nahikinya shikarete. Mbere yuko njyewe mbona ko avugira kuri telefone mbanza kureba ukuntu ari indiscipline. Hari n'untesha umutwe nkavuze ihoni impagaze. Navuze ihoni agasa nk'ukangutse agataruka kihuta. Polisi umwe yaramaje ati kuki uvugije ihoni ahubwo kuki uriya muntu utamubaza aragenda ate buriya. Navuzaga ihoni ngo uhindukire kugira ngo umenye uriya muntu uzi amasegonda maze agenda hano atangira amasegonda ne. Uwo nuzi icyo umuhanda umwemerera. Abafaransa nibo bavuga ko pilote atari sécurité. Azi icyo umuhanda amategeko amwemerera ariko ntabwo azi icyo umutekano w'ukunga n'uwo munsi ku makosa arimo gukora mu muhanda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wa mushoferi twese turabizi ko umuntu uzenguruka rompowe niwe uba wemerewe gukomeza kujya mu wundi muhanda, ariko hari umuntu urimo kujoyininga cyangwa kwinjira muri rompowe akatubyiga. Igituma ngewe nawe rero tutaragongana kandi duhura nuko iyo mubonye mvuga nti umusazi w'umushoferi arahise nkagabanya volume y'umuvuduko agatambuka. Ariko iyo asanze nanjye ndi umusazi w'umushoferi impanuka polisi irayandika turagongana. Rero mu muhanda ikintu cya mbere kihaba, iyo udafite ikinyabupfura aho ukora, aho ugenda, aho uba, ntabwo wakigira mu muhanda. Cya kinyabupfura iyo cyaturutse mu rugo kiraza kigaca mu muhanda kikajya ku kazi, kikava ku kazi kikajya mu misa, kikajya mu isoko, kigasubira mu rugo. Mu muryango dukwiye kwiga umuco w'ubworoherane, ubwubahane, tugakura tubizi, kuko iyo usanzwe uzi ko umuntu mukuru yinjiye ukabona arahagaze uhita uhaguruka. Iyo ari umujeni mugenzi wawe mungana ukamubwira uti igira hino, hano twahakwirwaho kuguma uhagaze. Ibyo bishingiye ku burere, ntabwo bishingiye ku burenganzira. Ibyo rero ni nabyo bikora mu muhanda. Nubona umushoferi wakoze amakosa yashoboraga kwirinda, umenye uti usibye mu muhanda ubundi ahandi ho biti. Hari n'umuntu ukora ikosa ryo mu muhanda nkabonaho kumubaza uko abayeho namuvuza. Uzi kubona umuhanda urambitse mwese mureba imbere, umumotari akagira atya akazinga, mwese imodoka mugakuba amapine agashyuha, mugasigara munamutuka rwose. None nge nsigara mureba nkavuga yudisi ni ndembe, nubwo adapfuye none ariko arapfejo. Sigara mubari iminsi azapfira akomeje gukora ibyo. Ntabwo waferine uyu munsi ngo ejo n'undi aferine. Hari n'ikamyo ibanza gupompa imyuka, ukatucyaye nk'iferine igapompa yagushyize mu mapine yo hagati kuko aya mbere ubaho yakurenze. Ibyo rero bivuze iki? Uburere bwo mu rugo, bwo mu ishuri. Cya kabiri, abarimu ku mashuri badufasha kubwira abantu uko bagenda ku mihanda, akura bizi. Buriya ku ishuri bakwiye gukorana na Minisiteri y'Uburezi, abashinzwe iby'amategeko yo mu muhanda n'ibindi, bakadushushanyiriza ibisa n'imihanda. Niyo umwana yadatwara imodoka akamenya ngo iyo ugiye kwambuka umuhanda ureba aha na iyi imihanda ikoreshwa ibyerekezo byombi. Iyo ari icyerekezo kimwe ureba aho imodoka zituruka ukambuka. Buriya muzi ko umushoferi arebana n'umugenzi w'amaguru. Hari ukuntu umuntu ajya kwambuka akakureba ukabona ko akubwira ati ngiye kwambuka, mukavugana murebanye ugahagarara rwose. Cyangwa yaba ari ukabona ko yihuta ariko sinye y'uburyo akureba ukabona ko asa nkaho akubwira ati wanyihangane nkabanza. Cyangwa n'umushoferi yakureba ukabona uburyo akurebye ukabona ko atari mu bahagarara ari mu bakomeje. Ibyo rero byose bishingiye ku bupfura. Ku mashuri niba hadushanyiriza ibimenyetso bisa nko mu muhanda, mu masaha rimwe na rimwe abarimu batwigishe nabo, ariko nabo babyige kuko hari igihe nawe yaba atabizi. Hari akantu njya mbona muri iyi minsi cyangwa se mu minsi yayibanjirije inaha iwacu, ukabona mu gihugu tugiye kumva tumvishe umusitari runaka ku rwego rw'isi cyangwa se urwego rwa Amerika yaje mu Rwanda, tukajya kubyumva hamaze nk'iminsi nk'itatu atashye, tukajya kubyumva mu makuru twumva ngo yasuye ingagi, tukumva ngo yasuye ngo hehe, ngo yanyuze ahangaha. Hari benshi bajya baza Kevin Hart yari inaha, Steve Harvey ubundi yararaha namubonye muri RBA, ba Ellen DeGeneres bana abantu bari popular cyane, yaje mu Rwanda ako tukabimenya yamaze kugenda cyangwa se ari nk'abantu bangahe bamubonye. Aba John Legend ejo bundi yaje gucuranga, umuntu utarishiye bya bihumbi ntabwo yageze aho yarari, tukumva yajya. Nyamara dufite abantu bari muri domaine nk'izabo, muri kariyeri nk'izabo. Dufite nka Kevin Hart na Steve Harvey n'aba comedian, baramutse barahanga bakaganira n'abari abana bari muri Gen Z, hari ikintu kinini babigiraho. Ariko ugasanga aje mu Rwanda, aratashye agiye kuvuga ko yabonye ingagi. Ni ubu aba basitari baza bakagenda nk'uko baje, kamvugiye gutyo.
Scovie abantu babatumira wababwira iki cyangwa niyihe nama wabagira uyu munsi kugira ngo aba bantu bareke kuza gusa ngo bakore urugendo nk'urugendo shuri bataye ahubwo nibaza buri wese uri mu gihugu agire icyo abungukiraho icyo abakuraho. Icyambere niba yaraje Kigali ateze Rwanda yizasura ubwo twese twabonye inyungu mu buryo buteruye kuvuga ko ntacyo yamwungukiyeho byo ndabihakanye. Cya kabiri kuba yaraje akarara kuri hoteli runaka ko ntiyarayahagaze mu nzira kuri hoteli hari icyo yakonsomye byanga bikunda ubwo cyasigaye. Navugaga mu bijyanye na domaine barimo. Niba yarasuye ingagi nabyo biraho. Icya kabiri niba yaje mu Rwanda ashobora kuba yaravuze ati ndashaka gusura ingagi. Muri gahunda ye rero ntabwo uri bumwongereremo abakomediye. Sibyo? Ariko ari wowe umusaba kuza ukanamubwira n'ibyo akora. Ushobora no kumubwira uti tujye inama. Urugero, uriya mugabo wabonye muri RBA wa Steve Harvey akora ibiganiro binini. Twese tumenyereye tureba rimwe na rimwe binashekeje birimo abana n'ibindi. Uri muri yumva ute ku munyamakuru uriya mwana witwa nde wa RBA n'umwana muto umusore niwo mu hostinze ku myaka nka 25 niyo afite niba ari myinshi cyangwa irengaho mikeya. Mu by'ukuri kuri washobora kuba umuntu yarebaga kuri televiziyo kumubona mubaza akamusubiza inzozi ze zarasohoye. Aravuga ati ndi umunyamakuru wahora RBA ibona ari ngiye wo kumubaza. Uriya mwana ashobora kuzakora meddy indi myaka 5 kubera ko yamubajije. Akavuga ati ubwo nabonye ushobora no kuzabaza na perezida wa Amerika. Ubundi uyiwe narinzi ko tuzahura hari ubwaziranye na Marume ngo yaje kumusura. Ndashaka kukwereka ko wenda muri gahunda harimo gusura ingagi n'ibindi akajya no kuri RBA. Ntabwo bivuga ngo asure na mama Rwagasabo. Nguvuga ngo nuko banza kureba uburyo biba biteguye bigenda bite. Hari indi nama yabaye ntibuka iyo ariyo kandi yari irimo abastari irimo n'ibintu bya comedy. Rusine n'uyu mwana utegura ibi byo muri kan Kigali siniba uko byagenze. Bamwe bavuga ngo bazacuruza ibikeri sinzi ibyo ari byo ubwo saho. Ariko urebye uyu mwana uteguriye comedy na Rusine na bagenzi be bakorana barakinye abantu baranaseka rwose ubona ko byaryoshye. Nguvuga ngo uyu ukorera kan Kigali kumutumira akaza gukorera muri convention muri iyo event nuko nyine hari ibyo yatangiye gukora baramuzana. Sinavuga ngo RDB bazana cyangwa n'urundi rwego rwajugunye burundu, ariko muri byinshi dufite rureba iby'ingenzi. Ariko nanone ubitegura niba uyu muntu waje afite uburyo ashobora kumutegurira mu rwego rwo gutera ishema uyu musore wo muri kan Kigali akaba yaje RDB akavuga ati nzaza gusura ariko mu Rwanda tugira abakomediye bakiri hasi niki umusuye byaryoha ukamara iminota 10 akamushyira kuri afishe ye ko ari bwinjire kan Kigali byaba biryoshye pe. Nkuko mpora mvuga ngo umujene ufite icyo akora nubona arimo abikora nabi wiza kubimuteruza ngo bijugunye mu biruti bibi bishyira ibyiza bitware muhe n'umufuka wo kubishyiramo. Ushobora no kutawuzana ariko ukamubwira uti bibi biyo ujye kubimena ariko ibi byiza uhita uza kubikomeza byo ntacyo kurusha kuvuga uti ibi ni byiza bijyane byose tubijugunye. Ni byiza ko babafasha guhura nabo. Niba hari abakinnyi ba Arsenal baje gusura muri Visit Rwanda bya bindi bakora, ni byiza ko nitujya kwita ingagi academic abana bakina nibura babaha amasegonda nka 3 bifotoranya abo bana bose batahane iyo foto bayimanike mu byumba ajya ryama ariko shati nzawukina kugeza kugeza mbaye nanjye ntambutse abantu bavuga bati ndagiye. Ubwo ni uburyo bumwe cyangwa ubundi bashobora gufasha nemera ko buhari, ariko nanone ntavuga ngo ntibafasha nabo kuko wa muhungu kuri arabenda mwibitse yitwa Kwizera Adams. Okay. N'umwana muto y'ubirebye kuri nge cyangwa hari abandi bazi ko ari mukuru na waruto nawe harabo yita abana ba petit n'umwana muri uyu mwuga kuri twe n'umwana mu myaka ariko iyo umurebye ubona azakura kandi inzozi ze shoko zazaga bati ndamubajije we ni nshaka mpera umwuka uyu munsi. Hari ikote nambaye genda gusa n'iryo ryawe mu nkuru imwe tujyayo ahantu tugiye fasitire ati muze twifotoza hagarara inyuma yanjye afataho ariko buri inkuru yo kumfata hano yari ndende
bagiye kwifotoza umukuru w'igihugu aramubwira kwifotoza ati baramubwira na protocole bati hagara hari naho perezida ahagaze mu ifoto ati siko vya twari kumwe ati banza ufata agaselfie ngende kuko twari duhagaranye kandi mvuga ngo nipanze ahantu heza baramujyanye ati siko bati fotora vuba nge hariye bambwira ati siko bati ngaho fata akagafoto kawe warugiye gufata ntagenda tutifotoje noneho abandi bagatangira bakajya ngo ati siko bati rira kote ndarigura atanga urumva icyo arimo kuvuga ngo ikote ararigura ngahe mu by'ukuri yakunze kubona intoki ze zimfashe ku bitugu sibyo ariko ngewe wenda nshobora kuba ntashimishwa nuko intoki ze zamfashe ku bitugu wenda nge nashimishwa no kumva ijwi rye rihamagara izina ryanjye hanyuma wenda ngewe uwo munsi sinashimishwa no kumva izina rye rihamagara wenda nashimishwa no kumva umukuru w'igihugu muri uko twifotoza afite uko yamubwiye ndavuga ko mbi abantu nabo bavuga batya kuko none bageraho baba mwe mwabonye ifoto mwe mureba ibindi ariko ngewe aho nari mfite ikindi kintu numvise n'ubu ntari nzi ko nakumva kumbe ibintu biba bikomeye ariko abantu ibintu baba babigize kumbe nabo bameze nk'uko n'abandi twese kumbe nabo bavuga nk'abantu kumbe wenda ngewe icyo nicyo kintu numvise mu gihe abandi bari aho nabo bumvise ikindi ngo rero umuntu iyo yaje mu gihugu ntabwo wavuga ngo twabura kuko n'impamvu ubajije ikibazo wamutekerejeho kuko wamubonye iyo atazi ari mu kibazo ubwo rero afite icyo yamaze yakimaze mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko umuntu akaba yavuga ati iyo hagira ikiyongeraho byari kuba byiza ntekereza kuko nabo barabitekereza kuko cyangwa se n'ubutaha icyo kintu bazabitekereze mu byiciro binyuranye ndeba mu kwita izina abantu bagahura n'abandi basitari ugasanga kanguha urugero Kariminya ni umushoferi w'amarushanwa y'imodoka muri stade Bekare na wa munsi haba ibintu by'amarushanwa yitwaga FIA nkajya mbaza abanyamakuru b'imikino n'ubutabeshye ndavuga ko habaye ariko Kariminya we yarariraga kubera ibyishimo atari bati najyaga mureba we agaturika akarira masikini we nyine ngewe ntise n'indi uriya yabaye n'iki se yakoze iki ni uwaheho ariko nanjye hari umunyamakuru nshobora kureba nkajya mbira icyuya avuga ntajya disi we ntuzi ko ameze nk'abandi Yesu we ndamubonye kumbe ni uriya kuko ngewe nyine niwe nashakaga muri domaine yanjye Kariminya bari abantu b'amagare ikindi abana bakoze imodoka babandi ba IPRS baraje ngo hari bari bahaye igihano cyo kuzaza mu Rwanda akajya mu baturage mu modoka zitari zihenze zazindagura za miliyari yicara muri ya modoka ya Eto Kicukiro ariko nyine ukabona byaryoshye arimo araseka nubwo bamwe bati n'igihangangiye ku isi gitwara uzayigenda modoka yateranyijwe n'abana ba IPRS Kicukiro uzi iyo foto uwo mwana yayifite ariko umva confidence uwo mwana bimwongerera mu myaka ari rukukuma agenda ntabwo ati ntuzanyinisha imodoka nakoze yagenzwemo n'uriya cyangwa se inyuma yayo ariko nyine ntabwo urumva watanze urugero kuri umwe ariko ngo haye ingero z'ababikoze umunyamakuru yabonye umunyamakuru mugenzi we yashaka kureba w'inzozi ze Kariminya yabonye umupilote wa mbere w'imodoka z'amarushanwa w'inzozi ze cyangwa se wumva yaba nkawe abo bana bakora imodoka bakakora imodoka uwo muntu wa mbere ku isi utwara arimo RDB n'abandi bakoze deal yo kuzana bari abantu i Kigali abakinnyi babazi bamukubitaga amaso akawera hatariwe tatawe abikamara baye bavuze bati turagiyeho dute bati ntacyo turaguma hanze ntabwo twari kuri list ariko urumva uburyo bumwe cyangwa ubundi birakorwa ariko nyine bibe byinshi bigwire twese tugerweho sikove muri iyi programme yacu tugiramo aka session kamwe ikibazo ni nk'ijambo rimwe cyangwa se mu Kinyarwanda buri ijambo rimwe n'igisubizo bingana igisubizo cyahuranyije ubwo ni naho tugeze nk'uko ubibona ni nk'ijambo rimwe tukita one word question ubwo ni uko tugiye kubibaza kimwe usubiza kimwe ngo sinkoresha ubwenge kandi ibyo bintu bisaba ubwenge twagiye oya ubwenge si ngombwa ko buza siporo ukora ndiruka ikipe ufana Rutsiro umuhanzi ukunda The Ben indirimbo ukunda gakondo filime ukunda action akazi utakora umuyobozi w'inzego z'ibanze igihugu utasura iri mu ntambara okay. Igihugu wayobora ntacyo nshoboye
Sikovi tugushimire cyane ngaho gira message ya nyuma ugeza ku bantu badukurikira n'abagukurikira mu kiganiro cy'uyu munsi. Icya mbere ni ukubwira abadukurikiye uyu munsi ko abadukurikiye kuri channel yawe mu by'ukuri nibagushyigikire, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abafana b'ibiganiro nkora mu bikunda, ni mu mutera imbaraga kuko uyu munsi uriho w'abantu bagukurikira uko bangana, hari umunsi nari ngufite nifuza umuntu wamfasha ngo abinsabire, wenda ndamubona cyangwa sinamubona. Ndabasabye rero ngo baze bagufollowinge mu buryo bwose bushoboka, hanyuma nawe ntubatenguhe, ubahe ibikwiye bakurikira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri nuko abanyamwuga bagenzi banjye dukora umwuga w'itangazamakuru, abakoresha imbuga nkoranyambaga n'abandi, mu byo dukora tuzirikane ko abaturage ari bo bakiriye bacu, bityo twirinde gukora ibibahungabanya. Urakoze cyane Scovia. Amarwa Gasabo. Yeah, my jean, my girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we want more. Smiling wide, you glow, yellow like the sun, so free in this world. Your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we want more. You glow, yellow like the sun, so free in this world. Your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You boo, bow, we want more. Lovely bow, we adore. Every step you take, every word you speak, the lovely bow you make our hearts skip a beat.